Eh? Ikaze nanone kuri mwe mudukurikira hano kuri KTTV. Niba uri mushya cyane njye banyita Kate cyangwa Katness. Niba utarakanda subscribe, please subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa kandi kunzogera ibiri ku ruhande kugira ngo ujye ura update igihe cyose na uploadinze video nshyashya. Nizere ko meze neza aho muri nanjye aho ndi meze neza, utameze neza mwihangane. Kwisi niko bimeze. Ntabwo ndi twabigenza uyu munsi nonongeye kuganiriza abapapa abamama najya nganiriza abakobwa cyane cyane nkaganiriza abasore abingo zubatse nkabibagirwa. Uyu munsi nonongeye kuganiriza abantu bubatse. Ikinyange kuganiriza uyu munsi ubwo nagetseka ikintu ngiye kubaganiriza uyu munsi ngiye kubaganiriza ijoro ryanyu ukuntu mugomba kujya muri panga ukuntu rigomba kuba rimeze kugira ngo urugo rwanyu rujye ruhoramo amahoro, rujye ruhora urukundo rwanyu ruhore nyine ruri on top. Icyambere rero buriya niba ari ikintu cyiza cyambere no gusangira n'umufasha wawe ibyo bya nimugoroba. Ku manywa ho bishobora kudakunda, kuba bikunda ni sava ni byiza, ariko noneho by'umwihariko mugomba gukora uko mushoboye kose ifunguro rya nimugoroba mukarisangira. Ni byiza cyane, atari bya bindi umwe ataha mbere agasiga undi ku meza cyangwa se ugasanga ntiyanariye cyangwa se undi ugasanga yari undi ntiyariye. No. Niba mushaka kugira urugo rwiza, urukundo rwanyu rukaguma rusagamba rujya imbere, mugomba kugerageza mukajya musangira ifunguro rya nimugoroba. Hanyuma mumaze gufungura ifunguro rya nimugoroba mugashyira akazi ku ruhande. Ibibazo wagiye uhura nabyo by'umunsi, ibintu by'ibibazo wahuye nabyo mu kazi, niba umunsi wahuye n'ibihombo n'ibisiga ku ruhande ibibazo byawe bigendanye n'ukuntu wagenze. Hanyuma ikindi mukirinda ikintu cyitwa intonganya. Icya gatatu mukirinda ikintu cyitwa intonganya. Ibintu by'ibibazo baza mukabyirengagiza, ibintu by'intonganya mukabyirengagiza, ibintu by'akazi mukabisiga inyuma y'urugi rw'icyumba cyanyu, ubundi mukinjira mu cyumba rimwe. Ababanga yo mu cyumba rero hari abantu baba bamaze igihe babana bakumva ibyo bintu ni iby'ahari by'abantu bari muri honeymoon, ariko ntabwo ari ibyantu biri muri honeymoon. Nk'abantu mwe ibintu bituma urukundo rwanyu ruguma on top, ruhora rumeze nk'aho ariko mugitangira gukundana. Ni byiza cyane guhoberana n'umuntu mubana before yo kujya ku buriri. Mugahoberana. Sinzi izatuma muhoberana, sinzi niba tugamba twiza muzanza kubwirana, simbizi ko mugomba kujya gute guhoberana. Muzi ko ari byiza, hari n'indwara burya birinda. Munsi nabivumbuye neza nzababwira ikintu guhoberana n'umuntu ukunda bimara. Hanyuma mukajyana muri douche. Kujyana muri douche mukajyana gukarabana ni byiza cyane. Hanyuma yo gukarabana mugasigana ikintu cyitwa amavuta. Nyamandi kabwira utubanga twinshi. Ni utajya gusiga umugabo wawe cyangwa umugore wawe utuvuta twa nimugoroba, ni byiza cyane, bituma ugira urugo rwiza. Nako bituma urukundo rwanyu rukomeza ruryoshye. Mugasigana amavuta. Ubundi mwamara gusigana amavuta korana utuntu tw'utumasaje, kuko urumva hari ukuntu umuntu aba yiriwe yaciye mu bintu byinshi, yavunitse cyangwa se yazinitse mu gitondo agenda wenda yarwaye n'urukeba, ariko kuko dukunda gushaka ubuzima akajya mu kazi afite ikibazo cy'urwo rukeba, ariko kumugora nataha madamu akamukorera ikintu cyitwa kamasaje bizamufasha. Cyangwa se n'ukuntu umuntu aba yaryamye nabi, ijosi rye riri kubabara, yiri umunsi wose ababara atari no kuvuga urukeba cyangwa urutugu ruri kubabara, ariko watanga nimugoroba uzi ko madamu wawe cyangwa se umugabo wari bukorere ka massage akagufasha bigakunda. Cyangwa se bitewe n'akazi ukora ugasanga wenda ukora urugendo rurerure rw'amaguru, ugasanga amaguru yabyimbye wanonnye, ku mugoroba nimuva muri dushe akagusiga amavuta akagukora ka massage, rwose bizagufasha. Ndabeshya arata? Mbwiye muri comment niba ndi kubabeshya. Hanyuma rero y'aka massage mujye mugira mu buriri rimwe. Ibintu byo kubanga umugabo aje nyuma ngo umugore ngabanje ngo kujya ngo kuvugisha ngo anti kuri telefone. Ubundi telefone ni nacyo cyambere mugomba kubanza gushyira hasi na mbere yo gusangira. Ubundi sinzi impamvu ntabigize ibya mbere. Telefone yo mugomba niba binashoboka ahubwo mujye muziraza muri salo, kuko niyo ikintu cyambere kidisturbinga telefone. Nyine urumva telefone iyo akazi wagashyize ku ruhande, business washyize ku ruhande, kuko niyo twavuga ngo ni biri priority cyane kwitaba.
iyo wabishyize ku ruhande na telefone birajyanana. Ubwo ibintu byo kujya gucatinga n'abakiriya, ibintu byo kujya gucatinga muduca inyuma muvuga ngo ni abakiriya mugiye kuvugana nabo ngo nibiki, biba byarangiye. Telefone mukazishyira ku ruhande, akazi mukagashyira ku ruhande, intonganya ku ruhande, mukinjira museka mu cyumba mwese, mukajyana muri dushe, mukisiga nako buri wese agasiga undi, muganatsiritana. Muryamo ukuntu kera twatsiritanaga turi abana. Biriya rero mujye mubikora mu ngo zanyu. Ariko ubu ngubu ntabwo abantu bakigira imbyiro nk'iza kera. Kera nibwo wasangaga abana bafite imbyiro. Hanyuma noneho twari tugeze ku kwinjira mu buriri icyarimwe. Mu buriri kwinjiramo icyarimwe rero, dore amategeko n'amabwiriza agomba kubera mu buriri. Mugomba gupfumbatana, mugomba gusoma. Hari abantu bazi ngo gusomana ngo bumva ngo gusomana ngo ntago ari ibintu bya danje. Gusomana ni ibintu bya danje. Gusomana bituma urukundo rwanyu rugumaho, rutajya ruvaho. Simbabwiye amabanga yose. Ibindi byo namwe mubyimenyere, mubyifomborera ibikurikira. Ibyo bikurikira ntago bitureba. Gusa ibyo bintu bikaba rutine. Haba hagize ikindi gikurikiraho cyaba kitakurikiyeho, ubwo aba bana baba bazi uburyo kibubaka mu rugo rwabo, ibyo ntago mbyinjiramo. Ariko icyo kintu, utwo tuntu tungahera tugera ku 9 tukaba rutine. Gusangira ibiryo bya nimugoroba, gushyira telefone ku ruhande bikajyana n'akazi, kwirinda intonganya, mukinjira mu cyumba cyanyu muri aleze mumeze neza, kujyana muri dushe, gusigana amavuta, gukorana ka massage, gukora iki, guhoberana. Abantu ndi kubivuga bakumva ntibabyumva neza. Guhoberana ni ingenzi, gupfumbatana noneho bikaza ari ibisozera kandi munasomana, sibyo? Cyajya wisomera umugore wawe kandi wasangiye iyo uri hanze wabiciye utubizo turi kubicokanga kugaho umugore wawe ngo nuko umaze imyaka 20 mu bana. Oya. Anyway, wakoze kubana nanjye Rikati nisinga bisanga uyu munsi abantu bubatse, nizere ko mbarabuye iyo rutine hore ugahoraho, murebe ko urugo rwanyu rutazahora ari ijuru rito. See you guys.